Semadora High School cyari ikigo cy'amashuri cyari kizwiho kugira abanyeshuri baturuka mu ngeri z'ubuzima zitandukanye. Abenshi muri bo baturukaga mu miryango yifashije, abandi bakaba barahabwaga amahirwe yo kuhiga babikesha ubuhanga bwabo cyangwa imiryango y'imfubyi n'abakene. Mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye hari umuhungu witwaga Gian. Yari umwana ugira ikinyabupfura, uca bugufi, ariko akunda kwisanga mu dukino dutandukanye two ku muhanda. Nubwo yari mu kigo, iyo habaga akaruhuko gato cyangwa amanywa y'ikiruhuko, Gian yaratahaga agashaka uko yakina urusimbi cyangwa agacuruza utuntu duto ku muhanda nk'amabiswi, amasabune cyangwa se imbuto. Nubwo yakoraga ibi byose, si uko yabikundaga cyane, ahubwo byari uburyo bwo gukemura ibibazo by'ubuzima kuko iwabo bari bakennye cyane. Muri icyo kigo kandi hari umukobwa witwaga Jana. Jana yari umukobwa wigaga mu mwaka umwe na Gian, yari azi neza uko Gian ari. Yahoraga amureba asa n'uwamukunze ariko atabona uko abimubwira. Yari afite umutima ushyushye, ahorana impuhwe, ndetse yahoraga yitegereza Gian akora iyo bwabaga mu mibereho ye yo kwirwanaho. Nta munsi n'umwe Jana yigeze atekereza ku wundi muhungu atari Gian. Ariko nyamara Gian we siko byari bimeze, kuko Gian we ntiyigeze amuha umwanya nk'umukobwa ashobora gukunda. Yaramwubahaga pe, bagahura bagaseka, akaganira nawe, ariko umutima we ntiwari kumwe nawe. Yamufataga nk'inshuti isanzwe. Igihe kimwe mu gihembwe cya kabiri, mu kigo haje kuza umukobwa mushya witwaga Aria. Aria yari umukobwa mwiza uvuye mu kigo cy'ibyamamare cy'abakire, ariko akaba yaroherejwe kuri Semadora nk'igihano. Byavugwaga ko uyu mukobwa Aria yari yarigize indakoreka mu mico, avuga nabi ababyeyi, akajya mu birori by'ibirara, aribyo byatumye ababyeyi be bafata icyemezo cyo kumwohereza ahantu hatandukanye n'aho yari asanzwe yiga, kuko bashakaga ko ahinduka. Aria yinjiye mu kigo afite igitinyiro, yambara akaberwa, aseka neza, ariko ubona ko yikunda, kuko yari azi ko atari ku rwego rumwe n'abandi bose bigaga muri icyo kigo. Abakobwa basaga n'aho ari abakire baramushakaga ngo basabane, naho ab'abakene bo bamureberaga kure. Bidatinze Gian yaje kubona Aria ku nshuro ye ya mbere. Akimubona, umutima we warakubise. Yabonye ubwiza bwe n'uburyo yitwara, maze atangira kumutekerezaho. Yageragezaga kumwegera, ariko Aria we akamuca amazi, akamurebana agasuzuguro, ndetse akagenda amuvuga mu nshuti ze, avuga ko ari umuntu uciriritse utazi urwego ariho. Icyakora ibyo byose ntibyaciye Gian intege. Yari azi aho yaturutse, ariko afite intumbero y'aho yifuza kugera. Iyo yabaga ari wenyine, yabaga ari gutekereza uko yabasha kugera kuri Aria, byaba mu mvugo cyangwa mu bikorwa. Uko iminsi yagiye ihita, atangiye kujya amuganiriza gahoro gahoro, amubwira udukuru, rimwe na rimwe baseka. Uko guhora hari kwa Gian niko kwatangiye guhindura ibintu mu mutima wa Aria. Amarangamutima ya Aria yatangiye kwikubita hasi buhoro buhoro. Umunsi ku wundi yatangiye kubona ko Gian nubwo ari umukene, ari umuntu w'umutima mwiza, w'umuhanga, wiyoroshya kandi ufite ishyaka. Yatangiye kujya amusanga ku ishuri, akamusaba ko amufasha mu masayansi ndetse n'imibare. Gian nawe yabonaga ko ibintu biri kugenda bihinduka gahoro gahoro. Uko Aria yamwenyuraga, niko umutima wa Gian warushagaho kumukomeraho. Ariko se Jana we yari he? Jana yari ahari, acecetse areba ibintu byose biri kubera imbere ye. Yabonaga umubano wa Gian n'uwo mukobwa w'umukire urushaho gukomeza uzamuka. Uko yabitekerezaga, niko umutima we wakomezaga kugenda umenagurika. Yatangiye kugira ishyari rikomeye, rimwe na rimwe akavuga nabi Aria, amusebya imbere y'abandi, akamuhimbira ibyo atigeze akora. Ariko Aria we ibyo ntiyabitindagaho. Yari yaramaze gutakaza benshi mu buzima bwe. Ntiyashakaga kongera gutakaza umuntu nk'uwo yasaga
nk'uwatangiye kumusobanukirwa. Iminsi yaricumye, urukundo rwa Aria na Gian rwari rutangiye gufata indi ntera. Bavuganaga buri munsi, basetsanya, basangira ku meza. Rimwe na rimwe Aria atangira no kujyaho impano z'amafaranga Gian, ajyamuha n'izindi mpano zitandukanye. Gian yaramukundaga by'ukuri. Ntabwo yamukundaga kuko ari mwiza gusa, ahubwo yamukundaga kuko yari umuntu utandukanye. Urumuri rwe rwari rutandukanye n'urw'abandi bakobwa bose Gian yari yarigeze guhura nabo. Ariko ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Umunsi umwe Gian yahamagawe n'umuyobozi w'ishuri, bamuhamagarana n'umwarimu wari ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Bahise bamubwira ko Aria yakuwe mu kigo, asubijwe mu kindi kigo cyisumbuye cyo mu mujyi wa Capdeville. Ibyo byari byarategetswe n'ababyeyi ba Aria, nyuma yo kumenya ko yahuye n'umuhungu ukennye, kandi bakaba barabibonaga nko kwandagaza izina ryabo. Gian ntabwo yashoboye kuvuga ijambo na rimwe, yari afite amarira yuzuye ikiniga mu mutima. Yagiye yiruka asanga Aria ku marembo y'ishuri, ariko bahita bamufungirana mu modoka. Gian yamubwiye ijambo rimwe mu gahinda kenshi rigira riti, nubwo ugiye umutima wanjye uzahora uri hafi yawe. Aria nawe yararize, aramureba mu idirishya, avuga ijambo rimwe gusa ririmo byose, ati sorry. Gian yasigaye ku ishuri umutima wamenaguritse, tangiye kunanirwa kurya, tangira kunanirwa gusoma, kuko ntiyari akiganira na Jana cyangwa abandi bose. Yarushijeho kwibera mu kazi ke ko gucuruza, ariko noneho atabikora ku bw'ibyishimo, ahubwo abikora ku by'agahinda. Gian yarakundaga by'ukuri ariko ntiyahiriwe. Urukundo rwe rwari rwatsinzwe n'isi y'amafaranga. Iri ni ijwi rya Love Pages, urubuga rw'inkuru z'urukundo zituruka ku mutima zikagera kure. Kora subscribe na like kuri channel yacu, nimba iyi nkuru igukoze ku mutima ubigaragaze muri comment. Nimba wayikunze kandi wumva hari icyo wayikuyemo, ukoreshe ya no ku bandi kugira ngo nabo bagire icyo bayikuramo. Murakoze.